ikibazo cya konteri giteye ubwoba, kuko ahakanira umuntu ko nta konteri ihari, wowe waca inyuma wamuhamagara akakubwira ko iboneka. Aha ngira ngo mbabwire ko mu bakozi banyu mufitemo abatari inyangamugayo rwose, nta nubwo bashishoza cyane. Ibyo mbifitiye gihamya, ndabivuga nemye Ikigo WASAC Group n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuri ruswa iboneka muri iki kigo cya WASAC Group no muri gahunda yo kwirandura nyuma yo gusinyana amasezerano y'imikoranire mu guhashya ruswa yakwa n'abakozi bo muri iki kigo cya WASAC Group ku bakiriya bacyo. Ingabire Marie Immaculée, umuyobozi wa Transparency International Rwanda, yavuze ko atatinya kuvuga ko hari abakozi ba WASAC Group batari inyangamugayo bagifite ikibazo cyo gushaka ruswa mu gutanga serivisi, cyane cyane mu bijyanye no gutanga konteri z'amazi. Iyo wagarutse nabwo mu makuru cyane y'abantu haba hari ikibazo, abantu rero bagomba kureba icyo kibazo. Ngira ngo ni nayo kesi ya WASAC, sinzi niba ari mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, ariko hari umugani bavuga ngo bakuvuma cyane ugatinda ugatota. Abantu bakomeza bakuvuma, ubundi amacandwe aba ari make baguciraho, ariko iyo bayakiriye ari benshi kandi cyane uratinda ugatota. Aha ngira ngo mbabwire ko mu bakozi banyu mufitemo abatari inyangamugayo rwose. Ibyo mbifitiye gihamya, ndabivuga nemye, kuko ntawabyita gusebanya. Turabazi cyane cyane, Nyakwasi we yabivuze, numva ndishimye. Ikibazo cya konteri giteye ubwoba, nta nubwo bashishoza cyane kuko ahakanira umuntu ko nta konteri ihari, wowe waca inyuma wamuhamagara akakubwira ko iboneka. Ibyo kuza kugushyiriraho konteri rwose, ngewe nagize kesizi nyinshi, ahubwo baramenye ntabwo ntibatega umutego ngo bawugwemo. Ariko mbere rwose yanyemereraga ko agiye kunsanira konteri nk'aka kanya, kandi amaze guhakanira undi ko zitaraza. Ni ukuvuga ikintu uvuga ngo ngewe mfite icyo mwemereye nza kumwishyura. Urumva kuki Yohani yari yayibuze mu minota 10 Mariko akaba ari buyibone? Habaye iki? Byagenze gute? Ni ukuvuga ngo hari na ruswa uba utabonye ngo uvuge ngo habaye iki, ariko kubera imikorere ukabona ko ari ruswa. Iriya transport badusaba ni ruswa. Ntabwo ngiye ngomba kwishyurira umukozi wa WASAC Transport ko sinjye wamuhaye akazi. Mfite abo nshinzwe kwishyurira transport, nabo dukorana. WASAC nayo irabishyurira kuko niwe wamuhaye akazi, ni nawe ukeneye kwangezaho serivisi. Ubwo umunyamakuru yamubazaga ku kuba hari ibice bituyemo abayobozi bitajya bibura amazi, nyamara ngo ugasanga hari karitsiye zituranye n'izo z'abayobozi zitajya zibona amazi na rimwe, niba harimo icyaha cya ruswa. Ingabire Marie Immaculée yasubije ko ari ruswa ndetse mbi cyane rwose. Harimo ikintu cyitwa abuse of power, kandi ni kimwe mu bigize ruswa. Izubundi ubu ejo se yavuye ku bumeya bigenda bite? Ko mbona hari abava batanarangije manda, ubwo ubigenza ute? Iyo ni na ruswa mbi cyane. Ni ruswa mbi cyane yo kwitwaza igitinyiro, cya gitinyiro kandi wanahawe n'abaturage. Icyo cyo tunacyumve mu bundi buryo. Erega nitwe twagutoye ujya kuba meya. Rero icyo gihe njyewe ahubwo meya arakwiye kurwanira ko mbona amazi imbere ye. Niko ngewe mbyumva, kuko ndi umuturage aranshinzwe. Rero niba batangiye na WASAC, z'ubundi WASAC irajya guha meya amazi ko atazishyura menshi kundusha, ngewe itayampaye. Baratinya ko nibatayamuha batwara iki? So rero icyo ni ahubwo mujye mubitubwira, mujye muhatwereka twe na WASAC abo bantu tubakurikirana. Twebwe rero icyo tubishakira, n'uwo meya duhita tumukurikirana, turamuripotinga, tubona ibibazo byinshi by'abayobozi rwose. Mana, reka tubemerere. Twababwiye ngo nimero ngo 2641, ariko hari n'izacu n'iz'abakozi. Twe umuntu wese udutelefonnye turamwita, usibye ko utakwitaba abantu buri munsi igihe cyose. Ariko njyewe niyo ntakwitabye uranyandikira
ingaruka iyo ari byo koko. Rero namwe mujye mureka tugabane amakuru, kuko uyu munsi njya mbwira abantu ndarwana n'akarengane kari kugukorerwa kugira ngo nanjye ubwanjye katazangeraho, kugira ngo katazagera ku mwana wanjye. Nibura mureke tubikorere icyo. Niba tutabikorera uriya byabaye, birwanye wowe bitarakugeraho wakabyarawe. Wikunde, nibura ukunde umwana wawe. Urashaka ko umwana wawe nawe azakura yishyura konteri ngo bakunde bayishyireho kandi deja yayishyuye, kuyishyiraho gusa? Rero mureke tujye muri iyo spirit, ntitujye muri spirit yo kuvuga ngo ikunde wowe uvuge ngo njye ndashaka u Rwanda rumeze gutya, n'abana banjye nzabasige mu Rwanda rumeze gutya. Numara kubitekereza gutya tayari twagiye, sibyo? Ingabire Marie Immaculée kandi yanagiriye abanyamakuru inama, abasaba kugirana imikoranire na Transparency International Rwanda, bakirinda gukunda views kurusha guha ubufasha ababukeneye. Mumbabarire ndatandukiriye, ariko ruswa zose ku banyarwanda n'izindi. Reka mbasabe mw'abanyamakuru, umuntu ubazaniye ikibazo mwumva ko kirimo icyaha, sibyo? Turanabashimira ko hari abo mwohereza iwacu ngo tubafashe. Jya umwohereza utaratanga iyo nkuru. Ndababwira impamvu. Utanga iyo nkuru, uwo yavuze ko kuri icyo kintu yagikoze yihutira guhisha ibimenyetso no kubisibanganya, kuko wamuburiye. Iyo rero umutwoherejeho, natwe dukorana n'izo nzego twababwiye, ni RIB, ni ubushinjacyaha, abacamanza bongera ngo murazi ko ni urundi rwego. Ariko iyo tudafite ibimenyetso ntacyo ubasha gukora. Maze kubona cases nka zingahe, n'icyo mukidufasha. Yego barashaka views, yego barashaka gutanga inkuru mbere, ntibahitemo. Murashaka ko umunyarwanda arenganura cyangwa murashaka views? Niba mushaka ko arenganurwa, nabanza bitubwire mubone kubitangaza twamaze kwinjira mu bimenyetso. Niba mushaka views, ubwo ntimuri abafatanyabikorwa bacu, rero mube mwiriwe. Ariko numva ko byiza twaba abafatanyabikorwa. Uzi ko uritekereje ko ari ugomba kujijura abanyarwanda, akajya hariya ukumva arakubwira ngo umwana w'imyaka 12 bafashe ku ngufu. Umwana w'imyaka 12 agira ingufu? Wamufashe ku ngufu mwararwanye, wamusambanyije, ni ku itegeko rivuga. Abanyamakuru rero nibo babyica ibyo byose. Reka nkwifuriza gukomeza gukurikira ibiganiro bya BNB Kigali FM. Njye nari Umutoni Beata.